Welcome guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel yacu. Ngiye kukubwira ibintu ushobora kwirinda kugira ngo channel yawe itaba demonetized cyangwa se kugira ngo utazimwa monetize na YouTube. Ubu Rocky channel yiwe yitwa Rocky Entertainment yabaye demonetized kubera amakosa yakoze YouTube ikaba yamuhaye igihano. Bityo rero nawe ngiye kukubwira ibintu ushobora kwirinda kugira ngo utazahura n'icyo kibazo. Icya mbere ni icyo bita reused content. Ahangaha ni ukuba ukoresha video z'undi muntu utabiherewe uburenganzira, cyangwa ukaba ukoresha amafoto cyangwa se izindi video zabaye uploaded ku zindi platforms zitandukanye, haba ari kuri Facebook, TikTok, Instagram, YouTube cyangwa se iyindi platform runaka, ukaba wakuraho iyo video ukaba wayikoresha cyangwa se amafoto ariho utabiherewe uburenganzira, ugakomeza ubikora. Icyo gihe ushobora kuba demonetized, bakaguhagarika nk'igihe runaka udahembwa. Ikindi nicyo bita community guidelines violation, ni ukwangiza andi mategeko ya YouTube. Ikindi ni ukwapulodinga video zijyanye na violation n'imirwano cyangwa se ibindi bintu runaka. We icyo anazira Rocky bavuga ko impamvu ari ukuba yaravuze ku bijyanye no muri Congo. Abantu bakoraho video zijyanye no muri Congo rero mushobora guhura n'icyo kibazo. Uwaba afite uko yabigenza yabyirinda. Nimba ari video yabaye uploaded uvuga kuri iyo content, ushobora kuba wayisiba kuko ntabwo YouTube izanga iti siba channel zose icyarimwe cyangwa se ngo izihagarikire icyarimwe, kuko igenda icekinga umunsi ku munsi, ku buryo na nyuma y'amezi 3 icyo kibazo cyabaye no munsi gishobora kuzakubaho bitewe n'uko YouTube yari itarakugeraho. Icyo kintu rero mugomba kukirinda kugira ngo mubungabunge umutekano wacu. Ikindi gishobora gutuma uba demonetized cyangwa se ukazimwa monetize na YouTube ni icyo bita clickbacks cyangwa se scam. Abantu bakora content z'uburyo ushobora gukorera amafaranga online bikunze kuba ari scam, nk'ama website runaka. Umuntu agakora website ikavuga ko umuntu agomba gushoramo amafaranga runaka akagenda abona inyungu. Ibyo bintu umuntu abikora bishobora gutuma aba demonetized kuko ntabwo YouTube ibyemera. Ikindi ni ukwapulodinga video zijyanye na sexuality, nabyo YouTube ntabwo ibyemera. Iyo ibibonye ishobora kuba yasiba channel yawe kuko icyo ngicyo ni ikintu kitihanganirwa, cyangwa se gushyira content kuri YouTube zitagendanye n'ibyo wavuze uzajya ushyiraho kuri channel yawe. Hari n'ibindi rero bigiye bitandukanye mugomba kubyirinda kugira ngo mudahabwa ibihano. Wowe twabonye muri ino video nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo utazajya ucikwa na video nziza tukugezaho. Ugomba gufungura inzogera. Ushobora no kuba wajoininga WhatsApp group yacu ndetse ugafollowinga WhatsApp channel kugira ngo ubashe kuba update ujye ugezwaho video nziza